Kera kabaye ibiganiro byari kuba hagati ya Amerika na Irani bijyanye n'uburyo bashobora kugarura amahoro mu burasirazuba bwo hagati byabaye bihagaze. Byamaze amasaha 21 aho byatangiye ejo tariki ya 11 mu gicamunsi bikagera uyu munsi cyangwa se kuri tariki 12 mu gitondo byabaye bihagaze. Nubwo wenda turaza kuganira niki byagezeho, niba hari ikizere bitanga cyangwa se niba nta kizere bitanga. Ariko wumve ko nubwo byaba birimo ubwo bari bumvikanye uburyo mine ziri mu mazi cyane cyane hari hafi ya Strait Hormuz ziri kugira gute, zirimo zitegurwa n'amato y'intambara yararimo acishikana kubera ko ku buryo wabonaga ko hari tensiyo nini cyane. Bivuze iki rero? Bivuze ko mu biganiro byabo n'ubundi bari biteguye ko isaha n'isaha bashobora kongera kugira gute, bashobora kongera bagafatana mu miri cyangwa se bakumvana imbaraga, kubera ko cyane cyane ubundi abanyamerika ni abaryarya cyangwa se n'indyarya. Bishobora no kubaho no gusaba biriya biganiro ari strategy y'intambara kugira ngo bisuganye noneho babone uko bataka neza. Ariko Irani irabazi, irabasobanukiwe neza. Noneho muri bino biganiro ubundi baganiraga kuki? Ejo twavuze ku ngingo 8 cyangwa se kuri point 8 Irani yari irimo isaba, aho yasabaga ko intambara ihagarara burundu kandi ntizongere kubaho, atari kuri Irani gusa no kuri Hezbollah, ndetse bagahagarika intambara mu karere hose kandi byanditswe bikajya muri UN bikandikwa, aho babwira ati ntimuzongere guteza intambara yaba hano muri Irani cyangwa se Syria, Iraq n'ibindi bihugu byose bigize aho bihuriye cyangwa se bifitanye ubufatanye na Irani. Irani kavuga ati tugomba kujya muri UN tugakora iyo agreement. Ikindi Irani yasabaga nuko abanyamerika bafata base zose za gisirikare ziri muri Middle East bakazikurayo, kandi bagasaba ko Strait of Hormuz igomba gukontororwa na Irani. Irani akaba ari ishyirayo rules and regulation, kuva amabwiriza n'amategeko agenga amato yose anyura hariya, byaba ngombwa bagashyiraho n'imisoro, kubera ko urumva iri mu biganza byabo. Noneho kandi bakemererwa gukomeza icyo bita nuclear program. No kuvuga ngo basabaga ibintu bikomeye ku buryo ibiganiro by'umunsi umwe cyangwa se umunsi mutanagira amasaha 21 bitari kugira ikintu na kimwe bitanga. Ariko ikigaragara baganiriye, turaza kureba ngo niki baganiriye, ese hari ikizere cyangwa se nta kizere. Reka twongere twibukiranye, mwibuke ko iyi ntambara impamvu buri muntu wese agomba kuba concerned nayo ni intambara ifite ikivuze mu buzima bw'ikiremwa muntu, aho kiriya cyambu cyangwa se iriya Strait of Hormuz inyuramo 20% bya peteroli yose ikoreshwa ku rwego rw'isi, kandi atari peteroli gusa, hanyura n'andi mato atwaye ibindi bintu. Bivuze iki rero? Waba umunyafurika, waba umunyaburayi, waba umunyamerika, aho uri hose ku isi, iriya ntambara ifite ikivuze ku buzima bwa muntu. Nababwiye tugitangira, iriya ntambara igitangira, nababwiye ko byanga bikunda igomba guteza ikibazo ku isi hose, ndetse no muri Amerika ubwayo. Wanye ko muri Amerika amaparties cyangwa se hatangiye kubaho kutumvikana muri guverinoma ubwabo, aho ndetse wabonye umuntu w'umugabo niba ari umuveteran cyangwa se ni umuntu ari mu nteko bamusohora ku ngufu, ababwira ati twebwe ntabwo dushaka kujya gupfira Isiraheli. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo ino ntambara irareba buri gihume, buri muntu wese uhumeka kuri iyi si. Amerika yo yemeraga iki rero? Amerika yo yavugaga ko icyambere bagomba guhagarika iriya nuclear program totally, ibintu Irani itakozwaga. Yavuga ko iriya Strait of Hormuz igomba kujya mu maboko ya Amerika, akaba ariyo iyikontorora, ibintu Irani idashobora kwemera. Ni ukuvuga ibyo byose nibyo bamaze iminsi baganiraho, nubwo amakuru ataramenyekana neza, nubwo nta details zihari, ariko agaragaza ko byarangiye amasaha 21 yarangiye nta mwanzuro n'umwe ugezweho. Ariko se reka twibaze, ni ukuvuga ngo
bino biganiro cyangwa se ano mahoro aramutse abonetse ni iki wakungukiramo n'iki nakungukiramo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tubiganireho, niba uri mushyashya hano banza ukore subscribe, ukore niba usanzwe ubana natwe ukore like na share, ujye muri hasi aho hasi ukore comment. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo kano kanya turimo turavuga ko ibiganiro nta mwanzuro n'umwe byagezeho, ariko ni ukuvuga ngo nitugira amahirwe bikageraho, ibiganiro bikagera aho bigera cyangwa se amahoro akagerwaho, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bizahita bigwa, pressure ya inflation cyangwa se itakaza agaciro k'ifaranga igabanuke, bityo twizere ko ubuzima buri bwongere bukagaruka.